Baba, umejua kunifurahisha. Baba, umenifuta machozi. Dadio, umejua kunifurahisha. Baba, takusifu milele. Umerudisha tabasamu langu usoni, umerejesha na furaha yangu moyoni, umenijibu kwa wakati nisiyodhani. Baba, umejua kunifurahisha. Niliyoitwa laana nimefanyika baraka, ilionekana sifai. Umeniheshimisha, umenipa sababu ya kujidai. Hariho muhanzi mbese numva nyine nkunda ukuntu ajya yandika. Hariho James na Daniela. Hariho Prosper. Wamezi Israel Mbonyi. Na Kitoko. Aya. Kitoko akubwiye ati turimba na karimbo k'Imana narimba niruka. Ariko amefanya Mungu, amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahisi kwa akili zetu, amefanya Mungu, amefanya. Imara yangu umebarikiwa, imba Eloya. Hata dhoruba ya maisha imeisha, moyo msifu Bwana. Haleluya. Yambu cyane bantu banje, nizere ko aho muri mumeze neza. Nk'ibisanzwe ni manza da shata mani ndadara yitabwa na Isaraba. Guys, rero nkuko mubimenyereye ndi yaniga mutumika batumikira. Nkuko muri kubona kuri kamera zacu dufite umumama mwiza cyane, mwiza pe, uri smart. Ndaza gusaba director here hasi agere hejuru, ariko wenda tukiraho reka tuganire. No mama mwiza, no mama muririmbyi, no mama ukijijwe. Reka tuganire, turakwegereje Eme. Thank you. Usibye ko mvuze Eme, wenda ndaza gusaba ko dutangira ikiganiro tukiragiza Imana nkuko horo bikora, ariko wibwira abantu badukurikiranye. Banyita Louange Kamikazi cyangwa Eme, Mama Ethan, Mama Precious. Uravuga uki? Mama Ethan, Mama Precious cyangwa Nyihasha. Akantu kadasanzwe rero. Nibwo bwa mbere naganiriza umuntu ufite amahasha. Reka dusenge hanyuma deni duhite dukomeza nkubaza ibindi byinshi. Witeka Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ku mwanya nk'uyu Mana waturemeye. Mwami, ngambwe nubane natwe mu biganiro tugiye gukorera ahangaha, Mwami w'abami, bashe kugira benshi bifasha. Uzubane natwe, urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Hanyuma wenda usibye amazina, channel ukoresha iriho indirimbo zawe bayitanga iki? Yitwa Louange Kamikazi. Louange Kamikazi. Guys, mwirukanka mugiye kuri Louange Kamikazi, murebe uturirimbo twiwe twiza cyane, twiza koko. Eme ugira indirimbo z'ikinyamurenge? Yeah. Indirimbo z'ikinyamurenge. Hafi nyinshi ni Igiswahili. Kubera icyo ko ni Igiswahili? Nko ariyo miriye nisanzemo. Niho wisanze. Uza kumfasha wongere nk'ijwi. Amujakula. Imekula. Eh? Imekula.
hanyuma wenda kubera iki uvuga ngo wisanze muri miri y'igiswahili? ntubizi se ko turi muri Kenya. Nasi yo wita ku banyakenya bagirwa ko abanyamurenge natwe dukunda indirimbo zawe. Ariko turakizi igiswahili. Ntabwo ari twese. Ariko majority barakizi. Ni ryari watangiye kumva yuko ushobora kuririmbira Imana? Kera cyane nkiri muto. Byaje gute? Nabyisanzemo. Sinabangwa namenye igihe byaziye. Nabyisanzemo. Indirimbo uririmba urazihimbira cyangwa abandi baraguhimbira? Ndaziyandikira. Uraziyandikira. Kugira ngo wenda utekereze kwandika indirimbo nuko ibikenewe cyangwa n'igihe wicara ukumva hari message y'Imana ushaka gushyira hanze, mbese indirimbo ikakuzamo? Genda nzihabwa mu buryo butandukanye. Hari iyo nicara ikaza nkayandika, hari iyo ndyama nkarota nkayandika, hari n'iyo ngewe ubwanjye bitewe n'ijambo ry'Imana wenda numvishije cyangwa ubuzima ndi kubona turi gucamo bene nk'ibyo bikanyexpira nyine kugera kwandika. Abantu benshi bajya bavuga baza baryama bakarota indirimbo. Ese urose indirimbo urota melody cyangwa urota amagambo? Urota amagambo na melody bitegwa. Ubwo urose melody wabyuka ukayibuka? Hari igihe nyine ibanze ikagenda ikongera ikagaruka. Hanyuma wenda benshi twakumenye uririmba ariko umaze kuba umumama, ukiri umukobwa warabikoraga? Cyane. Ni ryari wumvise yuko koko impano ari ya nyayo? Kuko abantu benshi hari igihe azavuga ati dufite impano ugasanga si ya nyayo. Ni ryari wakonfirmira avuga ati impano ni yanjye? Sinamenya umwaka. Ariko isanze muri Sunday school. Ndirimba muri church bita Nazarene. Akongejwe koko. Bita Nazarene Kimisagara. Ndibaza ko ari aho ngaho urugendo rwanjye rwatangiriye rw'uburirimbyi. Watangiye urimba muri korali nk'abandi bose? Muri korali birangira nza kwisanga muri press team. Ndirimba muri press team igihe kinini cyane kugeza ubwo nyine twahungiye ino ndakomeza. Ni ryari wamenye ko ushobora guhimba indirimbo? Nabyo sinamenya ngo ni iki gihe kuko natangiye kera nkiri muto muri Sunday school. Buriya ntabwo wakwibuka indirimbo wahereyeho? Byangora kuko ni nyinshi nanditse niko navuga, ariko nyine ntago nigeze nzikora, ariko ni indirimbo nyinshi nanditse. Indirimbo nyinshi wanditse? Iyo wazandikaga wenda mbere yo kuba umuhanzi ku giti cyawe wazigishaga korali cyangwa warazigumanaga? Hari zo nigishije korali, naririmbagamo, hari n'izo numvaga ko zigomba kuririmba umuntu nyine ku giti cye. Ni ryari rero wanzuye ko ushobora kuririmba ku giti cyawe? Narabigerageje ndaririmba numva birakunze. Byari nyine 2019 nibwo watangiye kuririmba indirimbo zawe. Mu ndirimbo zawe ni iyihe wanditse cyangwa se waririmbye ukavuga ati wow? Izo nanditse zankoze ku mutima nyinshi ntago ziraza, ariko zirahari. None wagiye gusohora indirimbo zitari ku mutima, hari ziri ku mutima? Izo nasohoye ziri ku mutima. Kuko kwandika indirimbo bikagera ku rwego ko wakumva ko wayisangiza n'abandi, urumva iyo ndirimbo hari ukuntu uba uri kumva ifite message. Ni iyihe ukunda cyane? Iri inyuma. Ntabwo irasohoka? Abantu tugira amatsiko menshi cyane. Indirimbo urazisohora zikagira abantu benshi zifasha, zikagira byinshi zikora, ariko indirimbo wakoze ukumva ikubereye amateka ni iyihe? Sijimiliki. Ni indirimbo bita Sijimiliki. Naragerageje kuyikora cyane. Nabanje kuyiririmba mu Kinyamurenge.
numva sitosha nyishura mu Giswahili numva sitosha nyigisha korari numva sitosha ndayiririmba ku giti cyawe nyikora nka audio numva sitosha paka ishika muri live recording uburyo wari waranditse mu Kinyamurenge ushobora kubyibuka cyane ngiye gusaba akarefure kayo mu Kinyamurenge then kongere mu Giswahili. Nyamaritari damu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwo gutunga Kristo mu mutima wanjye. Wow. Yale yaliyo faida kwangu nimeyafikiria kuwa ni hasara kwa kumjua huyu Kristo moyoni mwangu. Haleluya mana nyagasani nakiriye umutumirwa udasanze guys. Mbegijwe kweri cyo utatekereje ko aririmba sakura koko abantu benshi bazi ko indarizo zinjiza cyangwa se zisa nk'izitagoye ugahitamo gospel? Nuko ntago nduwizi. Ntabwo uruwizi? Sindi umwana w'isi. Mana yanjye. Kandi niba izi sarizo zituma abantu bavuma, nge naririmba ya ndirimbo ya Billy Graham yaririmbye mu gitabo sinzi niba uyizi. Uwanyimika nkaba umwami w'ishanga rinini rite. Waturirimbiye ko mfite ijwi ryiza, waturirimbiye koko akabyara yiririmbe kuruta mu magambo. Indirimbo ya Billy Graham. Uwanyimika nkaba umwami w'ishanga rinini rite, ndimbata icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye, sinyita ku biri mu isi, Yesu aranyuze. Cyakoze ubundi twaretse no kuvuga tukiririmbira. Sibyo? Sibyo byaba ari sawa. Ubundi ba muri korari? Muri praise team. Praise team itandukanye na korari? Korari igira amategeko niko navuga yayo ayigenga, iririmbira abantu bicaye bari kuyitegera. Ariko praise team uririmbisha abantu. No ntabwo muri korari kuko ifite amategeko. Ntabwo ari ibyo mvuze. Ndavuze amategeko ya korari n'aya praise team biratandukanye. Kuki nyine utaba muri korari ukaba muri praise? Nuko nyine aho nsengera nta korari haba. Hari praise team. Aho nsengera nta korari haba. Hanyuma nk'umuririmbyi urabona nka kera hajyaga hasohoka indirimbo kazi byinitse dance gakubitwa bien, ubu ngubu abantu ntibagikora amadanse, bishobora kuba biva kuki? Nibaza ko ibintu nyine byahindutse. Haje iyo system ya navuga ngo ya louange na adoration. Bava mu gikorari niko navuga. None abantu bumvishe ko atari tosha. Umva ko bazajya niba ari uguhimbaza Imana, niba ari kuramya Imana, abantu bakabigendanamo. Nta bya bindi byo kwicara ngo mutegereje abantu babaririmbira, ahubwo wowe ubwawe ushobora kuramya Imana. No, tube turetse praise. Korari wenda kuko nimba muri praise nibyo amakorari abizi. Kera bakubitagamo disketi bro, bakarya kaziki, korari kabyina. Kuki ubu ngubu bose basigaye babyina nta dance? Ni ibihe nyine byahindutse.
wibona gute nk'umuririmbyi? mbona nyine ari ibihe byahindutse ko navuga. ubona se bidakwiye ko hari icyo bahindura buriya? bagahindura kuki? bagasubira mu kadansi. nako ni keza ariko baranagakora. baragakora. ikindi hari ukuntu indirimbo yatangiraga igitero korasi igitero korasi igitero korasi indirimbo ikarangira. bose barimba igitero bakagisubiramo 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 ajya muri korasi indirimbo ikabirarangira. nyine abantu sinzi ko navuga wenda twari tutarasobanukirwa. abantu bazi ngo njye ko mbyumva. abantu bari bazi ko wenda impano zitandukanye. urumva niba ufite impano yo kuririmba ubwo nyine ni wowe uri muri iyo departement yo kuririmba. niba uri umuvugabutumwa uri umuvugabutumwa bene nk'ibyo. ariko abantu bari batarasobanukirwa kuramya Imana ni iki cyangwa kuramya Imana ni iki. noneho babisobanukiwe irondo ryivanga n'ababandi. buri torero ryose ryumva banezezwa cyane. mbese umuntu yanezerwa cyane ageze mu rusengero umutima ukameneka akiramiriza wenyine akarimbira Imana ye. niba ari ako gakorasi bakakaririmba kabisa kakumvikana abantu bagafashwa. hanyuma kuri ubu rero ngo abaririmbyi musigaye muhembwa mwishyuza ugasanga nk'abaririmbyi mu rusengero lazima barishyurwa kandi kera ntibyabagaho. ese buriya ntabwo mwataye umuco w'Imana? byaterwa ariko ntabwo ari uguhembwa niko navuga. sinzi abo bahembwa niba ari bande ntabanzi. urahembwa mu rusengero aho usengera? uvugisha ukuri? ntabwo mpembwa. uvugisha ukuri? uzashaka pasiteri wanyu uzamushake. ntabwo uhembwa? ariko ibyo urabizi ko hari abahembwa n'abacuranzi? simbizi ntabwo ndi shuwa yabyo ko. waretse kwirengagiza mu rusengero usengeramo abacuranzi abaririmbyi nta bahembwa bamo? abacuranzi ni ibisanzwe. barahembwaga kuva na kera kugira ngo urabizi niba baba bayoboye amateraniro. ntabwo amateraniro yabaho wenda nta muziki. noneho mu rwego rwo kugira ngo babafatishe bacurange neza uwo muziki neza bakabagenera nk'agasabune kugira ngo babashe gukomeza nyine umurimo w'Imana. abo ni abacuranzi. abaririmbyi ntabwo bahembwa? ariko nabo ku muntu watahuye neza nk'umubishopu cyangwa umushumba watahuye neza ahemba abaririmbyi. kumenya ko impano y'umuntu ariyo imutungisha niko navuga. abaha nyine arabapreshetinga agasabune. ese buriya kari agasabune buriya ntigatuma abantu bataba abakristo byatari? koko reka udusabune turatandukanye sinzi. kandi impano ni Imana itanga. ese ako gasabune kuki kaza? nyine ni ku muntu watahuye uzi ibyo arimo. umuririmbyi watahuye cyangwa umupasiteri watahuye? wanze kubisobanura ariko aka gasabune ni danje. urusengero rudafite agasabune nta baririmbyi rukigira. ndabeshye? urusengero rudafite agasabune nta baririmbyi nta n'abacuranzi. ntabwo ari bose badutanga. agasabune urakihakanye kandi karagufata? njyewe se cyane. ndi kuvuga uko mbyumva. ubushize wakoze konseri ni live recording baziye ubuntu? binjira ubuntu? barishyuye kagasabune ariko si ukwishura ni ukunsapotinga. bivuye ku gasabune bayagusapotinga? nuko ni ukunsapotinga. none kubanza ntiwaje no muri live recording yanyu? nari ndwaye mwana. wari urwaye? iyo uza nibwo bari kumenya impamvu iyo support.
kugusapotinga gute wenda tuvuge umuntu kwinjira no kwishyura si no kunsapotinga no gusapotinga umurimo w'Imana kuvuga ngo no kunsapotinga kugira ngo mbashe kwishyura ibyo nakoresheje yego ariko abantu baje kumva ijambo ry'Imana baba basapotinze yego ariko cyane cyane uriya bwari uburyo bumwe mu busapotinga ihuduma yego ese wenda usibye abishyuye nta zindi sapoti ku ruhande ziba zihari biriya bintu wakoze ndaza no kugerageza nshiraho amavideo yawe zari imbaraga zawe gusa zari imbaraga z'Imana zari z'Imana okay ku buryo se habonetse umuntu ushaka gusapotinga bikaze ya supporting Imana cyane ya supporting ni Imana yansapotinze ako ashatse gufasha Imana yansapotinga tu ashaka gufasha Imana yagucamo shaka gusapotinga Imana wanyura hano ugasapotinga Imana guys umutumirwa wanjye hari ukuntu yifashe kandi bitari byiza ntabwo ari byiza cyane pe ushatse wakwirekura tukaganira turi kuganira se umuntu ashaka gusapotinga Imana nyine yanyuramo aho ngaho yabashigikiye umurimo w'Imana kandi Imana yazabimwibukira guys nkomeze mbibutsa ngo mujye kuri channel bita Kamikazi Louange murebe indirimbo ziwe hanyuma ni experience wabonye muri ya live concert ko ari nyinshi zimwe muri byo ni byinshi sizanabihera yari yakangaho ubundi yari ya mbere okay lazima experience zari zitangaje experience nakuyemo abonye ko bishoboka ko nta kintu utashobora gukora wizeye iyo nimwe ari gihe ari ikintu cy'Imana nyine iyo nimwe nyine yindi ndondogoza ntabwo ndondogoza ase uri kwifata gute kandi tugomba kuganira iya kabiri niye ya kabiri nakwemeye experience nyine naho ntago njya kure y'ukuntu nyine ushobora organizinga ibintu byawe neza mbere bikagenda neza kurenza habaho na challenge rero ibibazo ushobora kuba warabonye ukavuga ati ibintu sinarinzi ko bishobora kuba muri live cyangwa se muri uko gukorera Imana bikagutungura ni nk'ibintu ni byinshi bike muri amabuye menshi nagiye mpura nayo iwe nyabuye nyine mirima bikagorana ariko Imana ikabintambutsa ibyo byo ni ama challenge menshi nagiye mpura nayo za kifedha za watu hanyuma se ushobora kuba warahakuye vibe yo kongera gukora izindi nyinshi cyangwa waravuze ati irahagije nyinshi ahubwo zirenze akarimbo kamwe mu twakoze hariya rero dukora gusa sinkogora ntabwo nakaririmba sinkogora sinakaririmba karirimba wakabyara karirimba bagira amatsiko korera Imana bategereze korera Imana kwa gatatu harazindi harazindi live harazindi ndirimbo nye abantu benshi baza ko ariyo abantu batazi abantu benshi bagatekereza ko abana mwinjiza amafaranga ya hatari nayo usibye gukorera Imana tu arimo shaka nayo guteze nayo ndasanga kubera ari ubwa mbere uvuga ngo ntayo ariko mu minsi uzavuga ati arimo hari igihe wenda byakunda buke buke ko nta wiringiye Imana wikoreye amaboko yego
iyo winjiye mu by'Imana Imana nayo iragusapotinga. Hanyuma wenda nko mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge nuhe muririmbyi wakuze wumva wakwifuza kumera nkawe? Mu banyamurenge Yego. barahari benshi baririmba neza, bikankora ku mutima, ni benshi cyane. Unavuze umwe? Yego. Gusa mvuze umwe kandi bose mbemera. Nta kibazo nyine wa undi uzari we tuvuga ati umuntu aramurebaga aririmba nkumva nanjye ninkura nzaba nkawe. Kera habagaho abahanzi abakera sibo bariho ubu ngubu. Yego. Abakera urugero kera hawe n'ejo bundi ku bantu bakuze. Oya. Kera hawe n'ejo bundi. Nahozeho. Muri Maranatha. Urukumva ari kera cyane. Kera. Abaririmbyi ba kera siko bari bahari benshi. Hari aribo Bakabaganza. Yego. Uririmbyi mwiza cyane. Hari abanyamurenge harya. Kono Bakabaganza rero bari barafashe isi. Ngo nukuvuga ngo nta bandi nyine. Abakera abanakuze icyo gihe kera hanze. Cyangwa urashaka mvuga bubu? Abo wakuze wumva wifuza kumera nkabo. Kandi nimba ntawe birashoboka ko ntawe. Usanga arikundiraga nk'abandi bakoreye abazungu, abazuru, whatever, nimba ntabo mu banyamurenge ubwo ntabo. Kandi nimba ari Kabaganza ubwo nawe no. Kabaganza. Gusa wenyine. Akarimbo Kabaganza akundaga karakaye. Akarimbo Kabaganza. Ni indirimbo za Robert zijya zose yaririmba. Yateraga ukavuga ati ubuzima bw'umwana w'umuntu. Hari igenda gute? Ujye kuyumva kuri YouTube. Turirimbire. Ngewe nagushakishije yewe n'amakuru menshi siyo nashakaga nk'ijwi ryawe no kuririmba. Tunyurijeho basi rekana ni Kabaganza ririmbi yawe cyangwa indi wumva ushaka ariko turirimbe. Ntago nari numvise neza. Dukomeza turaza kuririmba. Mu bahanzi bo b'abanyamurenge umuhanzi mwakorana collabo ukumva urishimye nohe muhanzi? Ko bahari benshi ba. Babandi nyine wumva wifuza. Hariho muhanzi mbese numva nyine nkunda ukuntu ajya yandika. Hariho James na Daniela. Hariho Prosper. Nkomezi Israel Mbonyi. Na Kitoko. Aya. Kitoko akubwiye ati turimba na karimbo k'Imana narimba niruka ariko nyine ntago nta ndirimbo ziye zanyanspira nyine. Nta nimwe. Indirimbo ya Prosper Nkomezi ukunda niye? Ni nyinshi. Izazindi zose yaririmbye ndazikunda. James na Daniela zose. Guys, uyu mutumirwa muri kubona atanyimye ikiganiro koko. Wampaye ikiganiro tukaganira. Ngicyo ndakigwaye. Wampaye ikiganiro. Ngicyo. Niye ndirimbo ukunda ya James na Daniela? Ni nyinshi mwana. Ni nyinshi. Hari indirimbo imwe? Yego, byaba ari sawa. Ya James na Daniela. Yego. Ntabwo ndirimbo y'ubu ngubu kuko sinzi aho bari. Nushaka uririmba ushaka. Sinzi nizo bagezeho. Uririmba ushaka. Uririmba ushaka. Imbalo yangu we umebarikiwa roho ya atadhorupa ya maisha imeisha moyo musifu Bwana. Ndikwinega. Inego. Imbalo yangu we umebarikiwa roho ya
atadhuruba ya maisha imeisha moyo musifu Bwana. Haleluya. Kubera icyo utekereza ko ari ihe mpamvu abanyakenya bagukunze cyane cyane, baragukunda, barongera baragukunda? Abanyakenya kubera ko ndirimba ibyo bumva. Icyo gusa ndirimba ibyo bumva, sinzi ikindi, wenda njye ntekereza ko ari icyo. Imana yo kuririmba ni hano ishobora kuba yarakugejeje ukavuga ati wow, uyu ni Aime Louange Kamikazi cyangwa n'undi? Aho yangejeje ni henshi. Hamwe muri abo ni henshi. Guys, umuntu ari kundimita nukuri ubu uri ibintu byose ari kuvuga ngo ni byinshi, ngo ni byose. Wenda waje wabipanze usingiye nahita nibuka nagiye, ariko waje uzi ko tuganira n'ubundi. Ariko sinanzi ibyo turi mbese ko turi bugere no kuri naho hantu. Ariko harahari henshi. Ni live recording ntago yoroshe. Utubwiye kuri gupanga indi live nziza cyane. Ryari? Vuba nka November. December gutyo. Aho tuzishyura se? Imana imfashije ntago mwakwishyura. Itagufashije tuzishyura. Muzizana. Muzaza. Hanyuma ni nk'itegeko. Kubera ko mutazishyura. Njye no muri repetition nzaza. Uzaza? Kabisa. Karibu. Nk'umuririmbyi mwiza ukunzwe muri iki gihugu cya Kenya, wenda n'abanyamurenge baragukunda, ariko impamvu ndi kwibanda kuri Kenya, utangiye kuhaca gahigo, utangiye kugenda ugaragara pe. Nk'umuntu akifuza gukorana nawe indirimbo byamusaba iki? Nta na kimwe. Twaganira tukavugana nyine, nkumva indirimbo ashaka ko nkora, dukorana, iba ari gospel, nta kibazo. Ntabwo wakwishyuza umuntu? Ntabwo bibaho? Hanyuma hari ukuntu wenda tubona amatorero abantu hirya no hino batumira abaririmbyi, nta kiguzi. Nyamara uravuga gutyo, torero niruguhamagara ngo njye sinjya mpaguruka nta miliyoni? Simbizi, aho ntabwo ndagerayo, wenda nzahagera ko ntaho nteganya. Cyaba gospel muratubeshya. Ntabwo mwishyuza, mukanya mukatwishyuza. Oya. Urishobora ko baguhamagara bose bajya kuririmba? Twaririmbana. Abantu bo kuri Mutomanza barabimbwira, iyo umuntu yanyimye ikiganiro kandi yaje ngo tuganire, ariko muri kubona ikiganiro ngifite cyangwa ningiri kwivugisha? Uragifite. Kandi wamvugishije cyane. Sawa, wambwiye ati turaririmba, basi nimba utanamvugisha amakora asabiri nidushaka tusoreza ahangaha. Indirimbo ebyiri zibizawe, ariko ririmba izawe. Izanjye zo ziracyafunitse. Hari izo wasohoye ariko ziri kuri Kamikazi Louange. Imwe nayiririmbye. Indi rero? Izindi ntaziriho ubu. Hari iyo nzi. Uranga kuririmba ndayiririmba. Uranga kuririmba ndayiririmba. Ni nayo wakoze mbere y'i live concert. Agakava. Yego. Ni cover? Ni cover. Narayikunze nensi ko ari yawe. Nagari yanjye tuyireka twagiye. Tukomeze. Oya yiririmba iyo cover, nubundi warayiririmbye kandi buri hari impamvu n'ubutumwa. Hega n'abafana ba Mutomanza bakunda ijambo ry'Imana. Ndoroje. Niko kazi kanjye. Nicyo mpemberwa. Kandi niko nasabye. Turaririmba? Nta kibazo. Ikibazo nuko ndirimba nawe ariko turaririmba. Nari turagendana. Baba, umejua kunifurahisha. Baba, umenifuta machozi. Dadio, umejua kunifurahisha.
Baba, takusifu milele. Umerudisha tabasamu langu usoni, umerejesha na furaha yangu moyoni, umenijibu kwa wakati nisiyodhani. Baba, umejua kunifurahisha, niliyoitwa laana nimefanyika baraka, ilionekana sifai. Umeniheshimisha, umenipa sababu ya kujidai na kukutukuza. Baba, umejua kunifurahisha. Wow. Wow. Baba, umvishwe. Niki kintu wumva ukunda ku mpano yawe y'uburirimbyi? Impano yanjye y'uburirimbyi, nkunda kuramya Imana cyane, ni nabyo byanjye. Nkunda wa mwanya mwiza wa worship. Urabuze? Yego, worship ndayizi. Wa mwanya wo kuramya Imana ndawukunda cyane, ni nayo mpamvu njya nkomeza kumva naririmba. Guys, ndabizi ko izi ndirimbo zabakoze ahantu ntajya nkora. Hari impano ziba ari iz'umuntu n'izindi zitarizi. Hanyuma Aime cyangwa se Kamikazi cyangwa se Ruwanje cyangwa se Nyihasha, umuntu yifuje gusapotinga iyi live ugiye gukora, yabigenza ati? Cyangwa se umuntu yifuje kukuvugisha kugira muganire yakubona ati? Yafata nimero yanjye. Yayikwatse ntiwayimuha? Haba byiza nkishyize hano, rega nanjye si bose bagira izanjye. Uze kuyishiraho nyine. Cyangwa wenda nimba nimero igoye kuyitanga. Oya, ntago bigoye. Twagiye 07 07 97 48 29 97 mu Cyongereza. 07 97 48 29 97 mu Gifaransa. Yes, well. 07 kwa mtomanza ko bigoye. 07 07 kidogo 07 9 7 48 29 9 Okay. Twagiye. Okay, abantu bizi ikigoro. 9 7. Abantu bari mu Bufaransa mwihangane kabisa. Usibye nimero wenda izindi social media ukoresha umuntu yakubonaho, Instagram, Facebook cyangwa nahe mazina? Ni Ruwanje Kamikazi. Worshiper. Kuri Facebook? Ruwanje Kamikazi. Kuri Instagram? Ruwanje Kamikazi. Guys, tubaho turi abantu benshi bakunda gospel, tubaho turi abantu benshi dukunda kuzamura impano, nubwo tutinjiye muri byinshi, ariko muri iki gihugu kugira ngo ubone support yo gukora umuziki nko ku rwego rukoraho, ndabizi ko bitoroshye. Gerageza inkunga si amafaranga gusa nayo abakenewe. Wamuha igitekerezo, wamuha icyerekezo, wamuha connection. Rero izo nizo platform ziwe yakomeje kundezima mu kiganiro. Rero nanjye aho mbera mubi, iyo ngusabye ikintu sindekeraho, araje turimbira indi ndirimbo duhite dusoza. Iyo ashaka none nge ntasabye duhite dusoza pe, kandi n'ubundi n'umurimo w'Imana turimo dukora. Je, ni nani angeweza kukutoa chini mavumbini? Maana kila mtu alikukata, ila Mungu akakukumbatia.
hakuangalia elimu zetu, hakuangalia mwonekano wetu, aliangalia mioyo yetu. Kwake tukapata kibali. Amefanya Mungu, amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahisi kwa akili zetu, amefanya Mungu, amefanya. Manza mbaye speechless. Speech what? Less. Men? Ufitijwe pe. Sha ufitijwe kabisa. Impamo ya Mungu. Sure. Nema Prosper we. Prosper we. Dore impano Prosper we. Ngomeze. Kuki ukunda igiswahili? Sinzi impamvu nuko nyine aco kimbangukira wenda kanabo. Kurusha Kinyamurenge. Kinyamurenge kubera kanifata. Kubera iki Kinyamurenge? Kubera iki? Nyine kubera ko nkoresha indirimbo z'Igiswahili cyane, izo zitazinzamo. Akugira n'isoni Nyinshi. Sikono ugiye uri kuririmba nkareba hirya ngo utarekeraho. Hese gutugira isoni. Kandi uro muririmba. Nazo ngira ni isoni gusa. Nziza atari mbi. Isoni nziza. Hari nziza n'imbi? Oya. Imbi nizihe? Katuvuge ko inziza twazibona. Nose icyo wambajije nanga kugusubiza. Uri kundezima. Oya nose ni isoni. Kwiyemera. Kwiyemera rero. Ngo? No kwiyemera ni ntago ari kuyabwa no kutiyemera. Kubaza ikibazo kimwe ukakinsubiza ntunagisoza. Ugira isoni. Nuko ntiyemera nyine. Ugira isoni. Ndazifite ariko ntago ariyo mpamvu. Nuko ntiyemera. Eme wakoze cyane. Thank you. Wakoze ndabizi byakugoye. Nizo soni arazigira. Ariko mu by'ukuri uwigoye uraza uduhereza ikiganiro nk'uko gishoboye. Nta no gushoboye kuvuga uzi kuririmba. Sinjya ndya imboga. Kuvuga byakunaniye ariko kuririmba. Sha mutanga amanota. Munshyirire muri comment amanota. So, bavuge. Reka tumushimire guys, nashyizeho nimero yiwe. Ushaka kumuvugisha, ushaka kumuha igitekerezo cyangwa kumuha inkunga iyo ariyo yose, support kuko arimo agerageza uko ashoboye kandi mu gihugu cya Kenya arakunzwe pe. Rero nababwiye indirimbo ze ku bwinshi, niba bakunze ukuntu aririmba ni kuri Kamikazi Ruwanje. Ni Kamikazi Ruwanje cyane Ruwanje Kamikazi. Ruwanje Kamikazi Worshpa. Ruwanje Kamikazi Worshpa. Yes. Guys, wagenda ukarebaho indirimbo yo kubusanzuye, hanyuma wenda Imana nidukundira muri za repetition ze nzamugwa gitumo ntamuvugishije, wenda aho ziba zashize yo ari senti na drum na gitari hanza nta ziba zihari. Karibu. Rero guys, ndabakunda, ni Manza kuri Mutomanza. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.